harimo ba victime barenze umwe. Iyi ni inkuru y'akasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo. Iyi ni inkuru iri buze kuba kasamutwe kuko ni inkuru iri ku cyamamare. Urumva? Iyi ni inkuru iri ku cyamamare. Iyi ni inkuru iri ku munyamakuru wa kasamutwe. Iyi nkuru nibigaragara ko ariyo, iyi nkuru iraba ari inkuru ya Kasongo yihwa. Umva rero ngusaba ikintu kimwe. Uretse gato. Ni ukuvuga ngo metre uti wabonye andi mavideo atarariya. Noneho reka wenda ndivugira hano. I'm sorry, nge nabivuze muri telefone yanjye n'uwazamo ntago nabika video y'umugabo cyangwa se umuntu nzi ishobora kuba iri abuse wenda kuri ntuza yiwe, kuri privacy life yiwe. Uyu munsi hari undi nimbivuga yenda murabyumva, hari undi muntu amaze imisi akoresha mu bantu barimo ba creating a business apani ya YouTube, kuko ubu nahise mbibona ko wenda uyu munsi abantu basigaye bari abanyamakuru ariko bari no gufasha abantu creating a business. Iyo video yarafashwe. Rega nibyo twavuze, iyo umuntu aje akaguca inyuma cyangwa se agakora ikindi kintu ku mukunzi wawe, my dear, biranabavuna. Nge uwo muntu wanyeretse iyo video yishyuwe n'umutipe akora mu rwego rumwe rw'umutekano wateretaga uwo mukobwa. Ubu rero arimo aramwigisha gukora ibintu bya Rika Store, ariko urumva Rika Store na saa 11 za mu gitondo kujya reka mbivuge gutyo kuko akenshi inkuru Sabe umugabo byagenze gutya, arancurukura abarampineje Sabe bigenda gutya. Ziriya nkuru rega ibaze wowe mugabo, wenda abagabo bari hano, umugore wawe arimo abivuga avuga ko wamucurikaga ukamucurukura, kandi wenda rimwe na rimwe bitarabayeho, kuko iziriya nkuru nyinshi zinakorwa kuri aya ma YouTube ni planka, ni ibintu bicara akavuga ati rero agunyenza kukwemerera niba utarakurikiye iyi saga ukuntu yatangiye. Nubwo yakoze iki cyaha cyatuma utagira ubumuntu gatoya ku muntu uburetse gato. Urumva ngiyewe ndahangaha kuko ibintu ibingibi ubundi yo nza kuba ntarafashe pansiyo yo muri ibi bintu by'ubuvugizi bira bintu byagiraga. Oya, iyi turayenjoye nk'ibigone. Iyi ni breaking news yabayeho. Erega ntabwo ibingibi tuzareka. Iyi ni breaking news ngo dufata nta side ifata ariko yo nza kuba nkiri muri bya bintu bya mbere nariko ndi kumuzindura ndi gukorera ubuvugizi uriya mugabo ari kubyingo namubwira iki wa mugabo we. Reka mubwize ukuri igitsina cyishe umuntu. Oya, uretse gato nukuvuga ngo ugiye gukurikira iyi nkuru hano. Uyu mudamu uyu uvuze ngo yakoze investigation, uyu Karara yaraje hano tumuha bene wabo turamwamagana. Ariko se dufana ko muvuga ko umugore yadivorishije nta right afite. Ntabwo yadivorishije, ntabwo nkwemerera. Aha turi muri ntabwo nkwemerera. Ntunyobye Sylvie, ntunyobye. Aya makuru aza hanze. Uretse gato uyu mugabo yavugije induru. Erega ntabwo ndemera kuri ari Sabe. Ntabwo era video nge sindemera. Yavugije induru yarabika umwana mu rwiwe ko yara umugore wari umukuru ari mature. Aho ngaho rero niho aba feministe mujya muheza inguni nkumva twarwana. Sylvie, umugabo yaratabaje aravuga ati ariko hano umuntu ari kunsenyera nkeneye guta. Twumvikana ikintu kimwe. Niba uramutipe uko akaraga ururimi kuri mikoro ariko akaraga uragira ngo umugabo uribuka impanga, uribuka inkuru y'impanga. So rero nituvuga kuri ibi bintu ntabwo uza kutwereka ko abantu bari macuwa. No, ntabwo nakwemera ko musheminga ziriya mpanga kubera ko ntabwo ari abana batoya. Wabyumvise? Tugende Sylvie, ntunyobye. Wamwumvisha wamuheza ngo urumva ko Sylvie bari gukwepa agana kuri babakobwa. Ntabwo ashaka kugira ngo ntibigere ku mukobwa manze kubigira ari kubinomalizinga kugira ngo ntibigere ku bakobwa. Uburetse gato no urumva ukuntu utangiye kubinomalizinga. Tugende gakeya. Uyu mugabo watabaje kuva ku munota wa mbere akavuga ko umugabo agiye gusenya urugo rwe. Ibya hoteli umugabo abakurikira murabyibuka. Umugore amubwira ko agiye kujya hehe. Areka ntabwo izi nkuru za showbiz tuzareka kuzivuga, murazeshya tuzazigwaho. Muribuka umugore inkuru yo kuri hoteli, umugabo amukurikira akabafatira kuri hoteli. No, you don't find that abnormal. Anormal.
uretse gato biri umugabo normale muzima araza. No, I'm sorry, he's a victim. I'm not undermining kandi his, kandi but I oya kandi find it victim kugira ngo weird ntituze ko kuvuga yaza uretse gato niba kunze uriya mugore se yazaga kukwabira ahangaha ababwira ngo umugore we yamusanze muri hotel. How a woman you love now you come to scream saying why you don't sit with that woman? Nimba munagomba gutandukana mutandukana, so we yaje muri media akora iki? ntabwo umugabo yaje muri Mwaramushimye media se ko yaje kuvuga ngo yasanze umugore we ntabwo hano ariko Sylvie ntabwo ikintu yaza kuba ari umudamu waya masaha uri gukora statement itandukanye n'iyi Sylvie ntabwo ngende gukora ubuvugizi uwo mugabo simuzi sinshaka no kumumenya ahangaha turi kuvuga kuri video tutazi neza ko ari yasabe Clara atubwiye ko afite izindi video murabyumviye mu magambo ye turahangaha ibiriho biravugwa erega umuntu wacu niwe uzaduhitana none twaraga kuvuga ibiriho ntabwo tuzaga kubivuga motivation. Reka noneho nge muri kugaruke gato ya rero uwo muntu ushaka kubwira ngo afite izindi video arazifite ni ihe kontra afite yo kujya gukurikirana ngo ntabwo tuzatugumisha uretse gato can't you just go there aho ngaho nicyo kibazo ibyo bintu byo gushaka uretse gato ibi bintu namwe mugomba kubihagarika byo kumva ko mugomba kudufungira muri communauté iri aho ngaho turamarobose my friend no Godfather, iyo communauté ntabwo ishoboka ntabwo ibaho listen to me umuntu ari umunyamakuru baje kuvuga ngo abanyamakuru ngo bainvestinze amafaranga kujya gushaka uretse gato amafaranga muri bari abantu bari gufata abana ku ari n'umwe muri abo banyamakuru wari waza kugira ngo byantwaye igihe byantwaye amafaranga byantwaye iki njya gushakisha cya kigabo kirirwa gitera inda abana b'abakobwa muri kate tugende kuri motivation y'umuntu muzima w'umunyama. I'm sorry, I don't know even them, so nothing personal with them. Umuntu muzima mukuru uri professionnel yinvestinga amafaranga akainvestinga na time ukuntu babivuze ngo birarusha ngo bagiye gushakisha ngo umuntu runaka ufite imyaka irenga 18 abantu mwumvise abantu mwakurikiye iyi nkuru ndabasaba kuzamuka sickness. There's no sickness ntabwo nkwemerera abantu mwakurikiye inkuru abanyarwanda their own time to monitor people. Ngwiki ntabwo abantu ba investing their time ibi rero iyo become the investigator. Uretse gato iyi my friend iyo uri umusitari cyangwa ufite izina twumvikana iyo ni showbiz rero niko muyita ntabwo ari showbiz. Uretse gatoya ibi ngibi ntabwo ari akariho karavugwa urumva akariho karavugwa Sylvie ntabwo unyobya ahubwo Sylvie nk'abantuza nk'aba feminist sibyo uyu munsi mutaninge sibyo uriya mugabo mugende mu muganirize yahuye n'ihungabana ariko uguza umugabo ukurusha ifaranga akagutwara umugore bakamurongora ureba biravugwa ngewe niba ari ubutani listen Godfather ahubwo abantu benshi mwaramuyobeje hano aza kubabirira tout simplement ntabwo yigeze aza hano reka umva nk'umwibeshya ayo ma YouTube yagiyeho abo YouTube yagiyeho wiyobya abantu umva ngusobanurira uko byagenze tubaza amakuru. Godfather nanjye muze kumpa ijambo nibiba ngombwa ndaguha ijambo mukanya hangane Sylvie niyo mpamvu ugomba kumenya iyi nkuru. Ntabwo uyu mugabo yagiye kuri YouTube ntabwo uyu mugabo yigeze avuga agahinda karamurunduye arwanira nabo kuri hoteli itangazamakuru baryahateye amatako. Uyu mugabo ntabwo aravanije mu kanwa ko yifitiye agahinda impanga zaravuze ndumva if your stories are true nukuvuga niba umugabo yaragaragaje ko umugore yamuciye inyuma it means the woman betrayed the man. That is a fact. Nimba ari ibyo muvuga ari byo nge nta bimenyetso mfite. However, I find it weird reka mbisubiremo ko professional journalists can invest their money and their time to investigate. Aho ngaho rero ugufata nk'umuntu utarize Sylvie birantungura. No. Urashaka ko ndakredite tinde uretse gato habaho no kankubaza ikintu kimwe. Samuel Beka ntiyari inshuti yawe wose uri enemy wanje. Uretse gato ndi kukubaza Samuel Beka yakoraga izihe topic n'urugero ntabwo nshinzwe kumonitoringa topic yakoraga ariko ureme ndabizi ko uretse gato Sylvie uri mu bantu yari umunyamakuru ukora izihe nkuru cyangwa we yidekaraga ko akora izihe nkuru muri journalism habamo icyo bita investigation journalism cyangwa ba investigator
muri okay. journalism uretse gato. Ahangaha rero kumva ko ari ishyano ari umuco mubi w'abanyarwanda kuko bakoze inkuru zicukumbuye, kambishyire mu kinyarwanda, inkuru zicukumbuye zibaho kandi zirakorwa my friend, urukumva. Excuse me, inkuru zicukumbuye zirakorwa zikabaho. Ibi ngibi ntabwo uza kuntwara hano wumve ko ngo ko uyu mudamu Clara ngo iki bakinvestinga bagashyiramo amafaranga, inkuru nk'izi ngibi biba byakorewe ahihishe kandi bitari byiza bikajya hanze. Urumva, reka Sylvie, nta kintu ntabwo uza kunyumvisha ukuntu ngo uyu munyamakuru reka ahubwo reka twumve uyu muhagabo tugaruke. Aha, Okay, salut à tout le monde. Nge natangiranye nawe iki kiganiro gitangira, ariko ndaza kugira wenda kuvuga ku kintu Maguru yavuzeho uyu munsi. Sylvain ari kuvuga gutya akavuga nkaho arengera cyangwa se yumvikanisha ko kuri uriya mukobwa wagaragaye muri iriya video ufite impanga ye nkaho ni bakuru n'ibyo, ariko yibagize ko ari kwibagiza ko uyu munsi Kayigamba uranyumva? umugabo twabonye afite umugore, kandi umugabo twabonye aza hano cyangwa se yakira abadamu baza bakavuga kenshi ko bahemukirwa n'abagabo, umugabo yanciye inyuma bigenda gutya ndababara ngira gute. Ariko se nk'uko Karara yabivuze, nanjye hari umuntu wenda reka bwo ako nkavuge, umuntu yarampamagaye mu minsi yashize, hari ku cyumweru muri weekend yashize, arampamagara arambwira ati Maître Jado, wenda bamwe mu batanzi nkoresha TikTok cyane na Instagram, arambwira ati ko nzi ko Sabari inshuti yawe wakoze ibiganiro wagize gute ko mfite video ze nyinshi. Ese video ufite yaguhaye? Ati hoya, ati mfite video ze kandi video zishobora kugira gute kugufasha. We yabimbwiraga nk'umuntu nyine ambwira ati uze uzishyire hanze. Njye namubwira nti rero reka tubanze duhure, kuko numvaga mfite amatsiko. Twese ahangaha yaba Sylvie ibyo yavugaga tuba hano, amatsiko niko turemye. Numvaga nshaka kwirebera, ngezeyo koko nirebeye mbona ni ibintu biryoshye kubibona. Wa muntu koko uza akavuga runaka byagenze gutya, abagabo bavuga mu mazina, na Sabi nawe kwa kundi yariterana mu nkuru ze, yo pole sana ni ukuri kuki abagabo umunsi babaye gutya gutya na gutya. Mbirebye nahise ngira ubwoba nsubiza inyuma. harimo nta nubwo ari iriya njye nabonye nkurikije izo muntu yari afite. Noneho ndamubwira se niwe wazifashe? Ati oya, ni umukobwa wo muri karitsiye sinzi uko baziranye. Ati niwe uzifite, njye naraziyoherereje. Ndamubwira se ibi bintu nyine ukaba warabikoreye iki? Numvaga nanjye igihe kimwe nzatwika nkagira gute, kuko ni umunyamakuru ukomeye, ni umuntu rimwe na rimwe uza nyine akakora inkuru cyangwa se kuvuga ku bandi nk'uko mwahoze muvuga kuri Ndimbati. Ndangije ndavuga nti se za ndwara yenda ajya agaya ku bandi nawe yazirwaye. Ariko kubera ko nagerageje wenda kumwandikira ngo wenda tubiganireho gutyo bisanzwe, ariko njye basabye ko video bazimpa, njye ndavuga ntago nkunda cyangwa se mu buryo njye nkora muri showbiz cyangwa se muri kuri aya social media, ntago nkunda kugira gute gusa nk'uzana ibintu by'abantu wenda bishobora kubashoka nk'uko Sylvie yabivugaga. Kuko video nk'iriya cyangwa se n'izindi nabonye zisohotse byatera ibibazo, kuko sinuriya w'impanga gusa, hari undi sinzi wenda nimba mu iyi minsi wenda ari ubushyuhe buri kumuzamo, kuko no muntu twabiganiriyeho aravuga se iyo bujuje miliyoni ni uku bigenda. Ariko numva wenda ko nabonaga ni umugabo, nanjye ndi umugabo, ni umubyeyi. Uyu munsi nkeka ko wenda afite umwana cyangwa se abana. Ndavuga nta mpamvu yo kuza, ahubwo njye biranambabaje ko nibyo nibizajya hanze nk'uko numvise wa mugabo yabivuga, avuga ati byadutwaye umwanya cyangwa se bidutwara umwanya kugira ngo inkuru nk'izi zize abantu bazibone.
n'izo nizijya hanze cyangwa se bikaza nabyo wenda Sylvie, imvugo ya Sylvie yahinduka, ahubwo wenda ndabizi ko na Sabe ashobora kuba ari hano. Iyo ibintu nka biriya bije, eh, ni igitabo, ubuzima tubaho ni igitabo. Uyu munsi ni njyewe, ejo ni wowe, ahubwo wagiye uko cyangwa se yagiye akora inkuru, nimba umugabo acitswe, nimba umugabo, baravuga ngo iyo umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Ariko inshuti yanjye, wenda izo nizijya hanze, kuko ndabizi ko hari abantu mw'iyi mihanda bo baticaye ubusa kugira ngo hahire rimwe. Izo ni ziza, imvugo y'uyu mubyeyi izahinduka. Ntabwo wenda nshaka kugira ngo ayihindure none, ariko uyu munsi icyo tuvuga kuri Sabe, ukibona video nk'iriya, the first of all namubwira ngo Paul nimba ari hano, kuko kuvunika aho yavunitse, wenda ava n'umusirikare aravunika amanuka mu mutaka, cyangwa se wenda umwatlete nawe akavunika ari mu ma exercise. Umuntu wese rero mw'iyi mihanda iranyerera, icyo wenda nshaka gusorezaho, iranyerera. N'abandi bari hano tujye twirinda kwiha abantu. Wenda uyu munsi rwose ari hano kuko birashoboka, Paul sana kuba yavunitse, no kuba wenda hari ukundi kuntu aho yavaga cyangwa se yatabawe n'uriya muntu, nabyo bifite ubusobanuro. Ni kuki uriya mukobwa ari we wahageze akaba ari uza kumusova, banamubaza ati se uyu ninde, kandi urabamubazaga ngo ninde, arabizi ko yari Sabe. Kuko nimba ubibona, Sabe yaragerageje kwiyambika ingofero n'amarinete nyine kugira ngo bitandukane nuko n'abake bamuzi bahite bamubona. Rero byanze bikunze, ndabizi ko n'izo ngizo zizajya hanze, sinzabigiramo uruhare, kuko iyo mbigiramo uruhare mba narazifashe uyu munsi, nanjye aho wenda ntwikira nkaza nkatwika, ariko se ejo nanjye ko byangeraho. Nicyo natekereje, ndavuga nti rero ikiza no kwenda nabanza nkavugisha uyu muntu, ariko abenshi muri aba ngaba bafite ama platform manini, niyo umugiriye inama abanza kukurebera mu ntuza mu jisho ry'aba followers. Uyu muntu aforowingwa n'abantu bangahe, uyu muntu bimeze gute. Ariko ahangaha dufite byinshi by'abantu, cyangwa tubona byinshi by'abantu bitewe n'abaducaho, kuko hari abamotari babyuka igicuku bakora amajoro, nibo babona ibi bibi cyangwa se ibi bintu byinshi biza bigiye kugira gute, bigiye kudusaza kw'iyi mihanda. So rero nsoza, umudamu Sabe afite umugore, uriya mudamu waje kumufasha, ariko mvuge ko yaje kumwunga hariya, wenda hari hamaze kuboneka ivuriro hariya bari buragira ngo amwunge, nawe yari afite urugo. Ese Sylvie, nimba koko wenda uri umufeminist, uyu munsi umugore watekereza ku mugore wa Sabe, utekereze no ku mugabo w'uriya mugore. Uyu munsi yaraje arataka, aravuga tusenyeye ndamubonye. Noneho uyu munsi ninjya nanjye nuzuza miliyoni cyangwa se ibihumbi wenda 10, nanjye nge mpita ngira gute, nge nshaka urugo mpite ndukubita inuze. ubuzanyemo umudamu araza kubyumva, ariko kumubwira ko uriya mugabo oya, hano harimo intuza, harimo umuryango muri rusange, harimo umuryango kwangizwa. Kandi se nimba uyu munsi nta muntu waza ngo atake, twumvikane Godfather, ngo avuge ngo umugabo runaka ko ataje, se ngo avuge ngo hano wenda Neriel Sando, cyangwa avuge ngo n'uyu Justin ngo niwe wamusenye. Ababizi uyu munsi hano dufite igihugu gito, kandi dufite iki, uko tuza hano tukubaka izi platform zacu, tukaba aba influencers, isura yawe byonyine urahita abantu bakajya bavuga turiya ni runaka. Naho waca rero mu miyenzi, umukozi wo kwa runaka uyu munsi afite smartphone, azi kureba ifoto yiriwe isirikira, akamenya ngo uyu ni Maître Jado, uyu ni Godfather. Ntago uyu munsi igihugu cy'u Rwanda nta kantu na kamwe wakora ngo kabure kumenyekana. Kuko si par exemple nk'umuntu wanyerekaga iyo video, n'umwana w'umumotari ukora intuza, araroba, abantu hano wenda bazi kuroba, akora ijoro. No kuvuga ngo amasaha ye n'ibintu aba kontorora, kandi mu ijoro nibwo haba ibintu bibi byinshi. Noneho igitangaje, niyo video yanyerekaga ntago ari uyu nguyu gusa, nawe nabonye ari umudamu umwe nawe uri muri showbiz ukuntu, ariko ambwira ati do
barimo bagwirirana mu gitondo hari mu rukere, ubona ko ari nko mu rukerera yayifashe. Rero ndangije arambwira ati yifate uyibike we gicucu, nawe ugenda utwike kuri TikTok. Ndavuga nti hoya, video nk'iyi kubera ko urumva na RIB isigaye ifite ukuntu imvugo zayo zisa nkaho zigira ndariya n'abase ubundi byanyinjiriza iki, nimba aturuza ngo akore ntari gukora siporo wenda ngo mvuge ngo biramacingana ntuza yanjye na kariya yanjye. Ndavuga no, wowe ahubwo reka mbanze nzamuhamagara mubwire ko yarambwiraga ati mpa nimero ye ngewe nibonera amafaranga, ndabizi ko arazigura se ufite amakuru ati ndabizi. Ndavuga rero reka nzakubwira, ndamwandikira ariko ntiyari playinze back, ndangije ndabyihorera. None ejo n'izindi niziza, kandi ibyo byose uvuga nibamara kuba abagore babiri batandukanye n'abagabo cyangwa se batatu batandukanye n'abagabo kubera ngewe cyangwa se kubera umuntu runaka, ese Sylvie ibyo tuzajya tuza tuvuge ngo uriya ni macuwa uyu nawe ni metere jato utubwiye ko wabonye izi video niwe njye nabonye umuntu wambaye amataratara n'ingofero bro nje wenda hano harimo abantu wenda bamwe twabanye muri showbiz guhera nko muri za 2009 za 2008 gutyo. Nge Sabe tuziranye guhera nka 2000 yiga ari umunyeshuri muri kaminuza. Ubu se wambwira ngo wenda ndi bubone igikara mbone ko ari igikara gisa nk'icya Jackson, mbone ko igikara gisa se ntago ntabiyoberwa, ahubwo ikiba wenda gihari uyu munsi nsoza cyangwa se isomo riba riri hano, ntitukicare ku mitwe y'umuntu runaka. Naha ntago turi kuza ngo tumwambike ubusa, ahubwo ikiba gihari ni ukuvuga ngo ese ni irihe somo yakuramo. Nimba intoki eshatu cyangwa se urutoki rumwe yatungaga abandi eshatu zimureba, yabimenye basi ko natwe twagiye yadukoragaho inkuru nyinshi wenda za affect imiryango yacu, ariko tukabifata akatwumvisha ko ni ibisanzwe, niko as a journalist ukora inkuru nyine nka bya bindi wavugaga inkuru zo investinga, gukora investigation no kubishoramo. Yaravunikaga akaza akava i Butare akaza za Muhanga gushaka inkuru y'umuntu runaka. Uyu munsi rero umuntu turi kuvuga ngo muri journalism baravuga ngo a big name always have a big news. Uyu munsi nta kuntu wabibuza. Ntose nimba wareba ukabureba yambaye rinete yambaye ingofero, ariko abamuzi twabibonye niwe. Ese yavunitse yarari muri nubireba yarari muri athletics, wenda yarari gukora jogging, wenda avunika yaranyereye, wenda ari kwiruka, yambaye ingofero yambaye ibiki. Ese kuki yihishaga? Ibyo ngibyo nabyo tubimenye. Nitumara kumenya impamvu ibyo bintu byose byabaye, turamenya ngo wa muryango wacu turawusigasira gute, kandi tutarebye cyangwa tudahengamiye ahantu bitewe n'ubushuti wenda ngewe mfitanye nawe. Kuko abana biwe nibabona iriya video, rega ibintu hano tubona twirirwa dukora cyangwa twirirwamo, abana bacu barabibona. Iyo babibonye rero hari umuntu urimo guhuha, ese nturimo umuhuha k'uwo muntu, ahubwo bikubite kugira ngo nejo azahinduke. Ko hari n'abandi benshi bagiye bakora ibindi bagahindurwa n'iyi society kuko yabitwaye mu buryo buri bwo. So biriya ntago biri so weird kwicara ukavuga ngo reka agafi kagaragara nge nkaroba nitwaje ibi. Ko wenda abantu babaye hano mu itangazamakuru, abakobwa benshi bagiye bataka, cyangwa se hari abakobwa benshi baretse umuziki kubera iki? Umuntu ufite mikoro, umuntu ufite uyu munsi platform, aricara akavuga ngo nimba unkeneyeho hena tambika gira gutya, akagutwara uko abonye. Kandi ibyo bintu yamaze kugira gute ugira ngo byaba kabiri se gatatu atarakujugunya. Rega uyu munsi wenda umwe nuko bari ari bakuru nibaza barira, ese Sylvie ntago wahindura uramudamaja arira akavuga ati yaranshutse bigenda gutya na gutya, bigenda gutya na gutya, bwo tuzasigara tuvuga ngo iki murakoze cyane. Sylvie ndashaka kukubaza, ntabwo ngewe nzi kuri yari Sabe, ndeka maze nkora disclaimer, I'm not sure ariko nta side ifite. Ibi ngibi turi kwenjoyinga nk'icyamamare biri kuvugwa ko, ndasubiramo amagambo, biravugwa ko I'm not sure ko ari we kuko ariko niba inkuru iriho igomba kuvuga. So here's the thing,
Sylvie ntabwo uri buze ngo usigirize ngo uvuge ngo ni ibintu biri normale. Iyi nkuru irahita ibyutsa iriya nkuru y'ejo bundi, my friend, irabyutsa iriya nkuru y'ejo bundi. Twabonye umugabo atabaza avuga ati birarangiye, umugore baramuntwaye, baramutwaye, ubona kunze uwo nihebeye, baramujyanye, nsigaye ndi uwandi. Ibyo twarabibonye. Sylvie rero reka nkubaze, uyu mudamu aje agatanga nawe opinion yakavuga ko yatwawe, byo wabivugaho iki? Aya masaha ye baturi kubona, byo wabivugaho iki? umudamu wuhe? uriya twabonye ari kumuterura bari kumubaza amazina akavuga ngo ntabwo erega nituvuga turi kuvuga kuri video ihari. Niba ubyibuka ibi ngibi scenario ya mbere cyo tuvugisha ukuri, njyewe nihamagariye Sabe arambwira ati reka ampa verisiyo ye, Karara turaza ahangaha turamugurukana. Uyu nguyu uri kuvuga ngo najye gushaka abana bari kurepingwa n'ibindi ngo areke kwiruka mu buzima bw'abandi. Uyu Karara niba mubyibuka yagiye kuvuga, umugabo yaje amutabaza aravuga ati mwa bantu mwe, urugo rwanjye rurasenyutse, ntimwari muhari, ntabwo turi mu ngo z'abandi. Erega reka nze nkubwire, kese z'igitsina mu byamamare ntabwo zizarega kuvugwa. The more you have money, the more ushaka amabuno mashya iyo uri umugabo. Iyo niyo reality, niko kuri, nizo nkuru ziba zihari. So niwe wa mbere se, iyo umugabo wabonye udufaranga bashaka, niba afite umugore ubyibushye bashaka unanutse, urumva ibyo ngibyo ni reality. Ibi ngibi ntabwo ari igikuba gicitse kuri uyu mugabo, niba ari we, kuko amunota ushobora ko ari we, si we wa mbere, ntabwo agiye kuba uwa nyuma. Kese mugende murebe n'igihe cy'abamara kidafite kese nk'izi ngizi zo gusambana. Demo ugize amafaranga ukora ibyo kurya birimo proteine nyinshi, demo agapifika demo. So bivuze ngo dusubire inyuma gato, ntabwo umuntu uri buze gutanga igitekerezo cyangwa akaza kuvuga kuri iyi nkuru yiyibagije iyi ngiyi imaze iminsi yaraciye ibikuba, aho ngaho uraba uri kugira. Uyu mugabo ahubwo aho ari kumva yarira. Bamugize umusazi, bavuga ko ari umugabo wabyuzinga umugore we, bavuga ko ari umugabo wakubitaga uriya mugore. Murumuna w'uriya mugore arazavuga ko yamukubitaga amutegeka adashaka ko ajya gukora, murabyibuka? Bavuga ati reka ntabwo ashaka ko njya gukora, aragira ngo umugore asubire mu rugo, yararenganye. Ni wa muntu baraza umugabo baramucucuma hano bamugira umusazi. Umugabo nta platform yari afite, araceceka, bamugira umusazi. Bavuga ko mugiye mu kureba ibiganiro birahari. Ni kikubwiye ko ikontrediza ibyo bavuga. Urakoze cyane. Ahangaha video aho ngo bizisaba kugira ngo urakurikiye inkuru za mbere. Ubushize umukobwa, niba mubyibuka, uyu mukobwa arabyina, rega abyina izi mbyino za gakondo. Urumva uko byagenze rero? Dusubire inyuma mu nkuru ho gato, urabyibuka ko byavugwaga. Abantu muri kuzamuka mwemetse mbaho ijambo, none mukanya mwihanga ngiye kubaha ijambo. Sylvie, muza ku nkuru ya mbere. Niba ujya mu nkuru ya mbere ukareba inkuru ya mbere, umugabo yari afite amakuru. Tuve inkuru imuzi, tuve inkuru imuzi, noneho uraza kumenya iby'iyi video n'impamvu iyi video ibaye akasa mutwe. Inkuru ya mbere yaje ivuga ko uyu mujene yifashe akamenya ko umukobwa w'umushuti, umugore we afite ukuntu, hari ukuntu n'iki akuruye, asanga umugabo ngo wamufunguriye YouTube channel. Sabe yatangiye kwakira abana bakobwa ari kubakoresha ibiganiro bisanzwe, bari gutanga testimony nk'impanga, murabyibuka? Aravuga ati ariko ndebye ukuntu ikiganiro cyanyu cyarebwe, muzagaruke. Abakobwa baragaruka, nacyo kirongera kirarebwa. Muribuka baraje barabyina, bafite ukuntu babyinnye barasara, ikiganiro kiragenda kiraboostinga, kirarebwa cyane. Baravuga ati bya bintu biri seriye. Bagaruka ubwa kabiri, kirongera kirarebwa. Saba aravuga ati muzi n'ibindi, mwakire ku mafaranga mugaruke. Ababahaye amafaranga, abakobwa baragaruka. Ubwa gatatu aravuga ati ariko buriya n'igitekerezo, buriya mwakora YouTube channel yanyu, kandi YouTube channel yabinjiriza. Ntibakoze YouTube channel, bakoze YouTube channel. One second,
bakoze YouTube channel. Icyakurikiye umugabo yabonye bimaze guhindura isura, aravuga ati wa mugore ko nta kintu wamburanye, izo YouTube channel ugenda ugataha igicuku, guma hano mu rugo, tunga umugore wanjye n'abana banjye, guma hano. Umudamu aravuga ati n'ubundi kuva na kera ntabwo ushaka ko nkora. Inkuru ziragenda birasara bibakasa mutwe. Noneho ahantu byaje guturikira Sylvie, umudamu yabwiye umugabo ngo agiye mu nama yo kubyina kuri Serena n'abagenzi be. Ni kuri Serena ni hehe? Sizana ngo bagajyaga mu nama. Umugabo afata imodoka, uwe afata moto akurikira umugore. Turavuga ibyavuzwe, ariho uyu Karara yaje akaba akasa mutwe, Karara bakamutera amabuye. Umugabo mukuza kurikiye umudamu we ko yari afite amakuru ko atagiye kubyina, ahubwo agiye guhura n'umujyanama mukuru ushaka kumukiza binyuze muri YouTube. Yaramukurikiye ngo bahurira kuri hoteli pa yindi atari muri ya nama. Bahahuriye, Sabe ngo ahita kwepa, arirukanka. Urimo kumva? Yirukanse, umugabo aragurukana n'umudamu we ngo baratongana aho ngaho, ariko Sabe ngo arakwepa. Ariko amafoto yarasohotse, Sabe ari kumanuka ku maesikariye. Urimo kumva? Baravuga ati none se ko umuntu ahuye n'undi ko yaraje ngo ko ari ngiye gukontorora YouTube channel, twari duhuye bisanzwe, mugahorera kuri hoteli. Ibyo biratambuka, inkuru iravugwa, biratutumba. Ariko uriya mugabo ibiganiro byakozwe yagaragaye nk'umuntu mubi udashobotse ushaka gukontorora umudamu. Biba na ngombwa ko batandukana. Urimo kunyumva Sylvie? Baratandukana, barashwana, baratandukana. N'amakuru avuga ko ibyo byabaye batakibana. Wumve? So uyu munsi rero Save yarabyigaramye, avuga ko reka ntibishoboka. Uyu munsi hagaragaye video bari kumwe ngo basimbutse impangu. Ntabwo nzi niba ari wo, I'm not sure kuri umuntu ari. Wowe mu maso yawe wabonye muri iriya video ari gusimbuka urupangu cyangwa wabonye umuntu ari hasi? Ni igiki kikubwiye ko yasimbutse urupangu? Ariko se waburetse na metre, fungura mic yawe. reka wenda nta ruhare, I'm sorry kubivuga, nta ruhare nzabigiramo, ariko na Karara ntago muzi cyangwa se undi muntu wese, ariko ndabizi neza ko wenda ari mu kirere ntibazabishyiraho, ariko kugira ari gutangira n'igipangu nzi ko uzabibona. Rega uyu munsi Sylvie, reka nkwere ngo ari ku kirere ntuzabibona, ariko uribwa. oya I'm sorry wenda kubivuga, nta yindi mpamvu, nuko uyu munsi rega showbiz yacu iraryoshye, nubwo mubona hari mumva ngo harimo amatiku, ariko iraryoshye. Kubera iki? kuko uyu munsi Ugize inkuru urumva ziryoshye, izo muri kuvuga ziraryoshye. impamvu reka nkubwira ngo ziryoshye, none zitaryoha ariko nosojya ngo tuye kuririmba Messi ngo yagarutse kandi ataragarutse, tutazi niba zanagaruka. reka ziraryoshye nyine. Reka nkubwire impamvu ngo ziraryoshye Sylvie. Uyu munsi turimo hano twigisha Bibiliya, aba baberi bande bose ndabizi bahita bigendera abandi, ariko uyu munsi kubera ko turi kuvuga ibintu, irega ibi ni realite y'ubuzima, nubwo tubyumva gute, I'm so sorry wenda kubivuga gutyo, ariko turimo hano tubwiriza ubutumwa, hari aho bibera. Umuntu uje hano kuri iyi space, Godfather bayashyizeho title y'intuza yiwe, kuki abantu nyine baza, biraryoshye. Impamvu biryoshye, ejo bazanyambara, ejo bambare runaka. Kubera iki? Nudacunga nkuko yahoza bivuga, nutarya proteine nkeya, ngo twatuboro yavuze ngo duhaguruka Godfather, ngo tubure guhaguruka. Kubera ko uyu munsi dufite abajene benshi, wenda amafaranga yiyongera bo bakanongera iki, bakanongera reka mbivuge gutyo, wenda uburofa cyangwa se ibindi bimwe mu byo bakora. Rero sinzi wenda nimba imvugo Imana izamfashe mbe mpari, ariko imvugo izavuga wamaze kubona ko uriya muntu igipangu ari cyo yuriraga. Rega n'intuza, wenda nuko nta umuntu ataza hano ngo nabivuze ngo aze hano yambika umuntu ubusa, kuko nta nyungu yabyo, ariko bamwe muri abo turi kuvuga baba baragiye babikora abandi. Uyu munsi wenda nuko bidashoboka uze kugenda kuri Twitter urebe nk'inkuru yajyaga akora wenda mu myaka ya za 2012 n'iki kuba star, zari inkuru n'ubundi zigamije kubicira ubuzima no kubambika ubusa.
ariko se nibura kuki aticara avuge ngo nyandika ku Nyarwanda najyaga nkora ibi ngibi. Reka rero nanjye ejo bitazambaho, nibikubaho nibibaho hano tuzabivuga. Kubera iki hano hari abantu benshi bazi inkuru za Sabe, uze kumbwira wenda nge inbox ngende nkwereka amatayito yazo, wese umbwire ngo uyu munsi nimba bitaryoshye wa muntu wavugaga abandi nabi, wa muntu wambikaga abandi nabi ubusa, ese we ubusa bwe nitububona dukomeze dushyireho amakoma n'ibindi tuze turundeho nk'uko nabikubwiye ngo aho umugabo wenda aguye undi arenzaho utwatsi. So rero none se igihari ukiri aho ngaho metre, nimba unenga ko hari ibyo yakoraga bibi, kuki wowe uyu munsi niba akoze ibibi nawe bigize histoire, ni ukuvuga nawe you will be next. ariko se uyu mugabo ngewe rero uri no kumvanga, ikibi cyavuzwe ni ikihe? reka nkubwire nta kibi cyavuzwe. Sylvie ndetse gato ntabwo ndi kukumva Sylvie, sindi gusobanukirwa. Sylvie, ikibi cyavuzwe ni ikihe? Ngewe Sylvie izi ni inkuru ziri no, izi ni inkuru ziri mu itangazamakuru, ni inkuru uvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere zivuzweho. Mu mezi abiri ashize ibintu byaravuze, igihugu gicikwa ibintu bibakasamutwe, uyu munsi biragarutse. Ngiye cyo ndi kuvuga ni kimwe n'iki ngiki, tubyumvikane. no, I'm not sure. Nta nubwo nshimangira ko uyu nguyu ari we, nta nubwo ndangahangira, ariko biravugwa ko. Niyo mpamvu urebye uvuga ngo nimuze hano gato iyi video ngo bite nane gushyiraho tayito, mureke tubivimuze. Komeza metre. Sylvie reka wenda nkwibariza akabazo nk'umubyeyi, ari umuntu wateye inda ntabwo umuntu naje hano ntamufashe. nk'umubyeyi, mbaza nka Sylvie by'ububyeyi Eh, mubivane hano. nta kibazo, reka nkubaze nka Sylvie, ari umuntu wateye inda umuntu wenda bikaza nk'uko tujya tubyumva wenda ntamufashe cyangwa se ntibigende uko abishaka, ari n'umuntu wasenyeye undi mugabo mugenzi we, abo bantu turabakeneye cyangwa dukeneye kugira uwo tuvanamo akaba igishyimbo cy'injonjoro, undi akaba igishyimbo kizima? Ndatekereza kuri nge amafuti ni amafuti, ariko urakoze cyane. sinshaka ko Sylvie, ntabwo, reka nkubwize ukuri, ngusabe ikintu kimwe. Iyi nkuru niba utarayikurikiye, mwana nta wa mama, nubwo ndagusabira ikintu kimwe. wambajije ikibazo, ariko ntabwo wambajije mbere yo kumbaza, ntabwo nakubajije ikibazo, wambwiye, ntabwo ikintu ngusaba kimwe ni nta reka nze ngusabire kondisiyo ikintu kimwe. yari ihari umbaza niba narakurikiye inkuru za umva mbere. Sylvie, iyi nkuru rero reka nkubwire, reka iyi nkubwire nkuru iyi turi nkuru kuvugaho yidisosiye kwanza, mbere y'uko uvuga uyifate akabanza tuyifashe ngusabe. ukuntu wabonye video, reka Umva njyewe ngusabe ikintu mbirebe kimwe. ibyo, simbirebe Eh, n'ibindi bintu bya umva lepase. nkubwire rero, umva nkubwire ikintu kimwe. Iyi nkuru ni inkuru yabaye akasamutwe, iyi ni inkuru yabaye akasongoyihwa. Ntuze kuyidefanda kuko ntabwo uzi ukuntu ntabwo yatangiye. ndi kudefanda Kuko inkuru, ahangaha dufitemo, uretse sinyidefanda gato, na gatoya. hano harimo victime benshi, ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu. Hano harimo ba victime benshi madamu, urumva, harimo ba victime barenze umwe. Iyi ni inkuru y'akasamutwe, niza kuba ari inkuru ya nyayo. Iyi ni inkuru iri buze kuba kasamutwe kuko ni inkuru iri ku cyamamare, urumva. Iyi ni inkuru iri ku cyamamare, iyi ni inkuru iri ku munyamakuru wa kasamutwe. Iyi nkuru nibigaragara ko ariyo, iyi nkuru iraba ari inkuru y'akasongoyihwa. Umva rero ngusaba ikintu kimwe, uretse gato, ni ukuvuga ngo metre uti wabonye andi mavideo atarariya. Noneho reka wenda ndivugira hano, I'm sorry, nge nabivuze muri telefone yanjye n'uwazamo ntago nabika video y'umugabo cyangwa se umuntu nzi ishobora kuba iri abuse wenda kuri ntuza yiwe, kuri privacy life yiwe. Uyu munsi hari undi nimbivuga yenda murabyumva, hari undi muntu amaze iminsi akoresha mu bantu barimo ba creating business apani ya YouTube, kuko ubu nahise mbibona ko wenda uyu munsi abantu basigaye bari abanyamakuru ariko bari no gufasha abantu gu creating business. Iyo video yarafashwe, rega nibyo twavuze, iyo umuntu aje akaguca inyuma cyangwa se agakora ikindi kintu ku mukunzi wawe, my dear, biranabavuna. Uwo muntu wanyeretse iyo video yishyuwe n'umutipe akora mu rwego rumwe rw'umutekano wateretaga uwo mukobwa. Ubu rero arimo aramwigisha gukora ibintu bya Rika Store, ariko urumva Rika Store na saa 11 za mu gitondo kujya kwigisha umuntu business, ko iyo nabonye cyangwa se nkubwira ngo nabonye itandukanye niyo wabonye, kandi ndabizi ko ubu kuva imwe yagiye hanze, ari byo mpamvu mubwira ngo iyi mihanda uraje uyibone niyo ngiyo.
gusa uwo muntu we arambwira ati uyu muntu yanyishyuye ni boyfriend w'uyu muntu, none uriya mutipe arimo aramwigisha ukuntu rikasitowa ngo zikora, ngo ibintu by'iki, ngo ukuntu akajya kubimwigisha bukamukeraho mpaka mu gitondo. Ibyo mubwirana nimba mwabyumvise ijambo ry'urukerera narivuzemo, hari video ubona ukabona ko bitewe wenda nuko intuza klima imeze, abantu ba hano bafatira video muri Amerika bafatira video hari ukuntu bitandukana, ushobora kubyanariza ukabona ko ariko mu rukerera ukabona umuntu w'umugabo yambaye n'igipira cy'ingofero eban arimo araturumbuka ahantu mu rugo. Rega ikibazo nuko aba batipe banabikora nabi. Hari ahantu n'umuntu ashobora kugenda muri hoteli, umuntu yagufasha uhubuka nko muri hoteli se wajya guhubuka nimba wabibonye hariya, wabonye ahantu harambije atari mu muhanda, niyo ngiyo uba ubona ko arimo aca ahantu hatari inzira. Kandi aba bantu bose abamotari n'abakozi bo mu rugo n'ibiki nibyo nahoze nkubwira baba babazi. Wenda wowe you are not interesting yuko wahita ureba ngo umenye ngo uyu ninde, ngo kuko ntunamuzi nk'uko wabitubwiye, ariko abandi bo hano baramuzi. Kandi impamvu bicara bakamufotora nuko bazi ibintu yirirwa yigisha. Uyu munsi twagiye tubona abapasitoro cyangwa se abandi bantu reka mbivuge gutyo kuko akenshi inkuru Sabin umugabo byagenze gutya arancurukura abarampineje Sabin bigenda gutya, ziriya nkuru rega ibaze wowe mugabo, wenda abagabo bari hano, umugore wawe arimo abivuga avuga ko wamucurikaga ukamucurukura, kandi wenda rimwe na rimwe bitarabayeho, kuko iziriya nkuru nyinshi zinakorwa kuri aya ma YouTube ni planka, ni ibintu bicara akavuga ati rero cyane cyane nk'icyo kintu arakigira, reka inkuru tuyigenze gutya, uravuga ko byagenze gutya, uravuga kuko we nyine ari mu kazi. Wowe uyu munsi urimo urambika ubusa urugo rwawe, ariko ukagira ngo biri burangirire hano. I'm sorry to say, hari abantu hano uyu munsi akubita agatoki ku kandi